Umusemburo. Mu marenga ya gihanuzi, umusemburo usobanura cyangwa ushushanya ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere, umusemburo ushushanya icyaha. Tubisoma mu rwambere rw'Abakorinto, igice ni icya 5, umurongo wa 6 n'uwa 7. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimwo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ariyo Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo niwo gomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitima idasembuwe, niko kuri no kutaryarya. Aha icyaha kigereranijwe n'umusemburo kuko kironona, kigahindura umuntu nabi, kikamuhindanya, kigatuma yonona n'abandi. Niyo mpamvu cyagereranijwe n'umusemburo. Ndetse Abisirayeli barya Pasika bwa mbere mu Egiputa babujijwe gushyiramo igitubura kuko kigereranya icyaha. Ndetse no mu gihe cy'ifunguro ryera niko bimeze. Bifite icyo bishushanya rero ko tugomba kwirinda icyaha, kuko icyaha kigereranywa n'umusemburo, kirasembura ubwonko bw'umuntu, gisembura umubiri w'umuntu, kikamwonona, akonona n'abandi. Nanone umusemburo ushushanya inyigisho z'ibinyoma, kuko tubisoma muri Matayo 16 umurongo wa 12. Nuko bamenya ko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'Abafarisayo n'iy'Abasadukayo. Inyigisho nazo zigereranywa n'umusemburo, kuko Abafarisayo n'Abasadukayo bari bafite inyigisho mpimbano, bari bafite inyigisho z'imigenzo, bari bafite inyigisho zonona kwizera, bari bafite inyigisho zikura abantu ku Mana zikaberekeza ahandi. Bituma Yesu abwira be, natwe atubwiriyemo ko twirinda uwo musemburo w'imyigishirize. Ari nabyo tubona uyu munsi. Ubundi umusemburo bamukeya, ariko ugashyira mu byenzwe byinshi. Ni nako abantu benshi bafata ibyanditswe byera by'ukuri, Bibiliya, barangiza bakongeramo ibihimbano n'imigenzo, noneho bigatuma bihinduka wa musemburo uhinduka inzoga zisindisha abantu mu by'umwuka. Ntabwo ari aho umusemburo ugarukira gusa, ahubwo n'Imana cyangwa Yesu yawifashishije yongera kuvuga ikindi. Umusemburo nanone ushushanya ubuntu bw'Imana, nk'uko tubisoma muri Matayo ni igice cya 13, Matayo 13 umurongo wa 33 haranditse ngo, abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze, akawuhisha mu myariko 3 y'ifu, kugeza aho iri busemburwe yose. Yesu nawe yifashishije uyu musemburo, ariko utandukanye n'iriya misemburo yonona, ahubwo ni umusemburo w'ubuntu bw'Imana ubeshaho, uvugurura, ukirukana ya misemburo y'icyaha, ukirukana ya misemburo y'inyigisho z'ibinyoma, abantu bakaba mu kuri, bakaba b'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakiriye ubwo buntu bw'Imana, bumwinjiramo bugahindura ijwi rye, bugahindura imibereho ye, bugahindura ingeso ze, maze yarangiza agasinduka, nk'uko tubisoma rwa 2 rwa Timoteyo, igice ni icya 2 umurongo wa 25, handitse hati, agahanisha ubugwaneza bamugisha impaka, ngo ahari n'ibishoboka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri, basinduke, bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Uyu musemburo w'ubuntu bw'Imana uje utuma abantu bihana, utuma bamenya ukuri, noneho bagasinduka, bakava mu byaha no mu binyoma, kuko arizo ntwaro za Satani, bakagarukira Imana. Imana idufashe kwakira uwo musemburo uva kuri Kristo, ngo dukuremo imisemburo ya Satani. Murakoze, Imana ibahe umugisha.